Oya tereta kamera. Aya rero tereta kamera. Wavuye iwanyu rero harya ngo iwanyu ngo mwaryaga amafi gusa ntacyo kenyera ugumi wanjye hano mu rugo uzumenye no kurya ibijumba urumva ubwo nicyo wahungaga rero ukumva yuko hano iwanjye ngewe Faustin mu rugo ibintu byose nyine naratangiranye n'itorero Indamutsa ni ibintu binshimisha cyane kandi n'ubundi narigiyemo mbikunze reba itorero narigiyemo ndi umukobwa ese urya ni Monica ese kutugendera utatumenyesheje ma Ikinamico ahari uyu munsi sinza w'ibyishimo muri bubikwize kuko babakinnyi bose mwakunze mu itorero Indamutsa ikinamico iba buri wa kabiri ku mugoroba kuri Radio Rwanda uyu munsi bose nabakuzaniye wowe wibazaga uburyo uzabona amafoto amashusho ndetse n'amajwi by'abakinnyi b'itorero Indamutsa uyu munsi nabikuzaniye muri iyi video ese warigeze wibaza nyiri iri jwi uyu munsi namukuzaniye Uranyumva neza umwana uyu mukecuru se we waba warigeze umumenya na musare wawe mushaka gusenyera uriya mugabo Mano birumvikana iyi video iteye amatsiko kuba kunzi bitorera Indamutsa ariko icyo nakubwira nuko uyu munsi buri umwe wese wumvishe mu itorero Indamutsa biri buze kurangira umubonye ngiye ndi Rambo na Jacques iyo ni Sura TV1 nyaboneka mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kwagura uyu muyoboro urasabwa ko wakanda subscribe ndetse nawe ukazubona byinshi tuba twabateguriye aha kuri Sura TV1 kuba kanze subscribe mugira umunsi mwiza ikaze ku mwanya wa mbere w'abakinnyi nabateguriye uyu munsi turasanga Karangwa Liliane uyu mwamukunze mu makinamico menshi ndetse ijwi rye ryahogoje benshi kubera ko ryumva ndetse benshi mwagiye mumukunda mu makinamico y'urukundo ariko uyu munsi namubazaniye biramo nkumve neza ndakubwiye ngo unyibagirwe mu mutwe usibemo kutwigeze kugirana ibihe byiza uranyumva neza umwana ushaka kwitwerera ndabizi ko ari wowe kuko twamubyaranye wakabimenye se nyine ariko nafashe icyemezo cyo kumuhindurira ise nta mugore ufite amafaranga nta mugu uzabasha kumwita akita no kuri nyina ibyo bishyira mu mutwe reka tudatinze twigire ku mwanya wa kabiri uyu nawe mureba ni Mugeni Aime umwe mwakunze nanone mu makinamico y'urukundo ariko kandi agakunda gukina arangwa n'amarira menshi nanakwibutsa yuko uyu uzamwumva ari Mugeni mu ikinamico urunana nawe nyumvira ijwi rye uri buze gusanga uryumva mu itorero Indamutsa ariko nyine nyuma yo kubyara rimwe yahise yitaba Imana utari Jackie yangare rwose sibyo shere wanjye none umwana we niwe uvuga utemerewe kujyana n'abandi rero wabimenye kari erega bibaye vuba aho ngeze benshi mushaka mwafunga amatwi yanyu kuko ndakeka uyu musore yarangije kubakoroniza ndetse benshi mwamukunze mutaramubona yitwa Twagirayeze Varisti reka tureke kumwitirira iby'urukundo ariko se waba warigeze wumva akina ikinamico kuri Radio Rwanda aho akina ari umusore wakarashinzwe n'abakobwa benshi nawe uyu munsi rero namubazaniye ngo mumwumve bana yanjye we niko wajya ushyiraho ibiyaga ntuzitse cyane koko Jennifer ni kuri urugendo rurenga urwo tugenze ari gusinzira wari gusinzira se nagukundi ko ntazaho nkura amagambo nkubwira n'ukuntu abandi bavuga ngo muracecetse ku mwanya wa kane turahasanga Mukeshimana Jeannette nawe reka natinze mubumvishe ariko nanone icyo nakubwira uyu ni nawe ukina mu runana yitwa Devota ndetse akanakina no mu yandi makinamico menshi ari umugore w'umutima umukobwa w'umutima cyane ko n'ijwi rye ribimwemerera umuhore ni biki ko mama nawe warabibwira urabyemera ntiwanangisha inama koko none murantunguwe ntabyiteguye tuje neza ndakumva
munsi. abandi ko babyumvikanaho bagategura ahantu heza umuntu akabyambarira n'ubu koko umuntu nsanze iwacu niryamiye nibereye mu gahinda kanjye nambaye ikanzu y'ijoro nkenyeye igitenge n'igitambaro mu mutwe nigeze nisiga n'amavuta mu maso kuko ari umunsi w'umubabaro kuri njye ugiye kunyambika impeta. uyu nanone mureba ni Mukeshimana Musa, mwamukunze mu ikinamico urunana akina ari mugisha, ariko nanone bidatinze yisanze mu itorero Indamutsa aho akina ari umubyeyi kandi ugira inama benshi ndetse n'izindi role zitandukanye agenda ahabwa. umwana mubi maze umwari ndakwiyamye amasaha y'akazi yarangiye, fata inzira utahe gira vuba. nyine yarangiye, niyo mpamvu naje kureba ngo twigire mu byacu. nta mwanya mfite kandi mpora nkwiyama inshuro nyinshi, wumvise? Sokera mu biro ugende, sokera mu biro ugende nibere mu kazi. kuko ubwo nta n'akabizo kanyisha kamubara bitega amasheri. umwari nakubwiye ngo sohokera mu biro vuba, wumvise? imitego yawe uhora ushoramo narayimenye. mana yanjye wisamye warasandaye kera rero. ngo iki? wisamye warasandaye kera birimo. sawa warakoze. yaba urunyihunza waranyihunjije igihe umwerenda twajyanye ku mazi mu ntara. burya si buno rero, burya si buno buno rero byararangiye wanteye inda narabyaye umwana wanjye nawe ameze na neza. urumva wigira ni ibiki umwari? karame nyumva neza. ndumva se ko utoresheje wanjye mwiza ndakumva mugabo nihebeye. atansiyo, si ndi umugabo wawe, wumvise? ndi umugabo w'amahirwe, mama w'abana banjye babiri. Ku mwanya wa gatandatu mwese muramuzi ni Dr Nsabi, amazina y'ababyeyi akaba yitwa Nsabimana Eric, umuhungu we Musanze nawe yisanze asigaye akina mu itorero Indamutsa aho kuri radiyo Rwanda, nawe reka mubumvishe. kuri ndi kukumva cyane umuntu nkazirikana rwose wari ubejejwe nuko inyongera agatunga urugo rwe. kuri ubu ngubu ari gutekereza ukuntu bizagenda bikamuyobera. natangiye gutekereza cyane ku bushake bw'Imana ku muryango wanjye. hari ikindi uzibye kubagirira neza kandi ubu nitwe Imana yarebye igasanga tugomba guhura n'ibibazo bingana bityo Juma. yaguhirira kandi Imana ko twayisenze kuki yahitamo kuduhemba ibi gusa? rega mama Kado nawe urabizi nta hari ubwa mbere cyawe none ubu ari ubwa kabiri, bura Imana yarakurengeye. yego yarandengeye kandi ndagusabye wicumurira mu kigeragezo pe. Ku mwanya wa karindwi turasanga Munyana Analisa, uyu nawe mwamukunze mu itorero Indamutsa ndetse munamukunda no mu yandi makinamico menshi atandukanye, ndetse uyu ni nawe wamamaye akinazwi nka Mama Sava ndetse no mu yandi makinamico atandukanye. reka nkumvishe ijwi rye aho akina mu itorero Indamutsa. uraho neza bahano? dore Christine we, uraho Christine? uraho neza de yambishe bi sukurashite we, yego kumana yanjye yiba batata we. mbabarira cyane ukwita konsa pe, kana gusabye kenshi muze tujyane mu by'intero twatsi. uva Yesu we, ukuri kw'Imana uzi ukuntu usa neza, ubaye inzobe yaka nawe wapfa kukumenya yiba. dore inzara ni ukuri Yesu we, ese ubasha kurya ubugari Christine? mvaye kurya ubugari. Uyu nanone mureba nshobora kumuvuga irindi zina benshi mugatangira kuba mwamwanga, ariko amazina y'ubundi yitwa Habakibaho yacenta. benshi mwakunze kumwumva mu ikinamico urunana yitwa Stefano. nguyu Stefano nawe uyu munsi namubazaniye. uyu nanone mureba ni Nyirarukundo Beatrice, nawe mwamukunze mu ikinamico Indamutsa rya radiyo Rwanda bitewe n'ijwi rye ryiza ndetse n'ibindi byinshi agenda akina muri radiyo Rwanda, by'umwihariko mu itorero Indamutsa. inkuru y'urumena amatwi niyo numvise mwana wanjye rwose. imodoka yamwahuranyije yambuka umuhanda imbere y'amarembo y'ibitaro, birangira agiye atabonye imfura ye. ariko ayo ni amateka, nibyo twaraba
wabaye mwana wanjye ariko reka iyi tariki wavuseho tuyihe amateka meza sibyo nubwo papa we yagiye ariko waravutse. birumvikana saba abakinnyi gusa bitorera indamutsa ahubwo ndimo kubategura ikindi gice cya kabiri cy'iki kiganiro nge na Rambo na Jacques. Ese ibi waba wabifashe uti? Uwo twibagiwe nuhe ngo ubutaha tuzamuhereho? Byose ibitekerezo byanyu n'itegeko kuri twebwe. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ariko gato ntibagiwe, ese uwo wabonye ahwanye n'ibyo akina nuwuhe? Nibanze mu magambo, mbifurije umunsi mwiza nakubihe byiza. Ciao ciao.